ikibazo ryo na nubwo kubera ko inkotanyi zikengera n'abatutsi bahinduka umunota ku wundi ryo ndabimushimira cyane cyane ndetse cyane. Ubu mu gihe cyo kwiyubaka mbabwiza ukuri Thomas Nahimana nago yanga abatutsi nanironda ko kagira, ariko yabonye kubaka ikintu cye nkawe yagomba kucyubaka afite abantu yizeye 100%. Abo bahutu mubona akore waba tubwira story yose ushobora kuvuga story yose akiri muri Gadikoy ari mu majwi nawe twabonye kuri list abantu bishe moto harimo Katembo nagurasa zora aho ngaho 60 na turagufite muhizo turashaka dusobanura ukuntu wishe kirikiri sorry ukuntu wishe moto ibi bintu ndatoshaka kubivuga ushyira wishe moto abasikare bose bakundaga moto na matiku yagiraga. Muraho neza mwese bakunzi ba Sergeant Robert Truth. Sergeant Robert Truth bisobanuye ngo ukuri kwa Sergeant Robert. Murabizi neza ko jewe uvuga nago rank yanjye ari Sergeant, ndi Sergeant Major, ariko iyi group yitwa Sergeant Robert Truth. Robert no hagarariye ariko Sergeant ubundi ahora ari umunyakuri. Impamvu twese Sergeant Truth ni ukuri. Truth bisobanuye ukuri mu Kiswahili ni ukweli, mu Ruzungu ni truth, mu Gifaransa nyirango niyo la vérité. Ikindi ni iki mu Runyankore bakabyita amazima, mu Runyarwanda mu Rugande bakabyita nabwo bita njogeza amazima cyangwa amazima. Gabera amazima still n'amazima Urunyarwanda ukuri. So impamvu ibituzanye hano no kugira ngo buri kantu kose kagiye gahishwa akantu kose, koko iyo uvuze ikintu uhereye hasi ku level kuri level ya Sergeant ubogiye kuvuga ibintu uzi, koko Sergeant ahorana n'abasirikare, Sergeant akimbia mchaka Sergeant abagifite imbaraga kiri muto, Sergeant popote, Sergeant ni mpiganaji, Sergeant ni kiboko, Sergeant ni musingi wa jeshi, Sergeant ndo anakimbia na wanajeshi kabisa. Ahangaha tuzatuvugisha ukuri, ari naho tuzaturebera abantu bamwe bagiye barengana bicwa mu ruhego rw'abasirikare n'abasivili bagiye bicwa n'abasirikare. Aho ngaho niho uyu munsi twagarutse kugira ngo twibuke umusirikare umwe rukumbi, umusirikare Sergeant wishwe ari Sergeant w'umpiganaji. Nagiye mvugaho gace cyane, ariko uyu munsi ndashaka kumuva n'imuzingo kugira ngo n'abavandimwe be bose bareba ikiramuruzi bamenye ninde wishe umuhungu, kugira ngo tumenye amazina ya nyayo, koko twari tumufiteho agasirino twamwitaga ka moto yari umusirikare mugufi ukunda guseka ari afite sura ya jeshi, ari umusirikare kamirifu, yari RP Commander Gabiro, yabaye mu training wing kuva Igashora, kuva Ikarama, kuva Gishuro, kuva aho ngaho Karama ya nyuma na Karama ya mbere na Gabiro ya mbere, aho twahuriye hose twagiye tubana nawe. Ari umusirikare mwiza, yaje kwicwa na nde rero. Ahangaha no gwikenye nakomeje mbabwiye inkotanyi ko bwahereye kera, ubwo zatangiye ubwazo kwikoramo zikikora mu nda zikica umuntu, zarangiza zigasanga uzishe yari umusirikare uri very innocent, zikamwica zihubutse, zikamwica zimugambaniye kuko yarebye nabi afande ngo atazabigipinga, bakamwikiza bakamujonjora muri izo ngabo, then bakaba bamuhitana bakamwica. Turacyari kuri Sergeant Robert Truth. Ingabo z'u Rwanda RPA zagaragaje kwica mu gihe zari ziyobowe na Perezida Kagame, zitavuga rumwe n'umuntu wese ushobora kuba yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda kabone ne haba ari umucikacumu cyangwa se ari umuhutu, uwo ngo bamugenderaga kure no kumuhisha amabanga ku buryo byabaga bigoranye. Muri iki gihe njya mbona abantu nka Padiri Nahimana Thomas, iyo yakoze cabinet ye akayishyiramo abahutu gusa benshi, bikababaza abantu benshi kubera ko ngo harimo abahutu gusa. Ikibazo ryo na nubwo kubera ko inkotanyi zikengera n'abatutsi bahinduka umunota ku wundi, ryo ndabimushimira cyane cyane ndetse cyane.
ubu mu gihe cyo kwiyubaka mbabwiza ukuri Thomas Nahimana nago yanga abatutsi na nironda ko kagira ariko yabonye kubaka ikintu cye nkawe yagomba kucyubaka afite abantu yizeye 100%. Abo bahutu mubona akoresha cyangwa se ashyira mu bwoko bw'abahutu aba yabagenzuye kandi akareba ko abangaba yabanje kubita itoroshi abanza reba RNC abayisenye n'abayigambaniye abaribo areba impuzamashyaka zose zagiyezeho za P5 ikizi kubitasi kikazisenyagora n'iki n'abatutsi ubwabo bacengera bakasenya abatutsi bagenzi babo n'abahutu barimo bakabasenya. Arareba ati rero reka mbanze nshaka indobanure zidashobora kuba zacengerwa n'izo nkotanyi zikaba zasenya ibintu byacu. Nubu nuwe yabikoze kuriya inkotanyi nibizibuza gucengera zikashaka kubiyungamo ariko kubw'amahirwe nuko iyo bagiye kuneka noza joke cyangwa iyo yitwa Grex ibyayo bibatambarare biba hanze ku karubanda nago ushobora kuba wapfa kubaneka kenyege ibyo washaka kuneka ni ibyo ngibyo ubona kandi nta bindi ibyabo babivugira ku karubanda. Sinzi n'impamvu inkotanyi zishaka kuneka n'ibitari ngombwa inkotanyi bazishaka kugira ngo zibimenye ziba zikeneye kugira ngo zimenye buri kantu kose akahari akatendekwa agaplanningwa kandi nabwo babikora ku mugaragaro. Bariya na gisirikare bafite kigiye kurasa u Rwanda aho bategura abantu mu mutwe bakabashira standby class 1 abo ngabo ba Grex. Hanyuma rero ubwo rero tusuye kuri moto yaje gufatwa nijoro afatwa no witwa harimo abasore babaga muri Gadikoyi hariho uwitwa Katembo Katabukombe niwe waba tubwira story yose ushobora kuvuga story yose akiri muri Gadikoyi ari mu majwi nawe twabonye kuri list abantu bishe moto harimo Katembo Katabukombe Karemi Munyawera niyo mazina ye yari ngiye yavuye mu gisirikare arajida chef nari ajida ari instructor gako cyo gihe abaga muri Gadikoyi twe turabarimu buriya Gatembo twamutanze kuba barimu yari muri Gadikoyi ariko ari umusirikare senior Gatembo yadutanze gukora igisirikare twebwe nabasase nabandi ako kari gato gatsi ako Gatembo nawe urabizi ko ngukunda nago rero umukuri nago bizamo ibinyuva nguru yaramukunda cyane uwishe wese agomba kuzabizira. Gatembo nishiti yanjye Gatembo twarabanye Gatembo twakoranye bwa sweeper no naramusumbaga yakoraga kuri MP hano bwana bukura igitambaro ku idarapo jewe ndi twatwana twirukaga imbere ya president aho nyuze Bizimunga agomba guca nahora wenda na grenade kaba yanturikana ibyo nibyo nakoraga ariko we yari kuri MP na military police birukanka bakagenda bakajya ku idarapo bagakora akatambaro gafunitse idarapo bakagashyira ku hano kunoza ku kuboko bagaturning about bakahindukira inyuma bakiruka nk'umurabyo stade gakoma amashyi. Ibyo natwe nuko twabigenzaga kwiruka kujya imbere kugira ngo gisasu in case uramutse kuko nakwizerwa biba bikozwe muri stade cyangwa president agiye kunyura in case ashaka gutegamo landmine noneho ikaba yaturikana twebwe president wa Republika gasigara. Ibyo nabikoze imyaka itari mike. Noneho mahe amine moto baramutwara timu yamutwaye imucisha rwanze kuma baramujyana moto bamukubita ifuni ari ku Kandoyi bamaze kumukubita ifuni moto arapfa baramutaba turamubura bijya mu gitondo bandika absent hashize iminsi 7 bandika all bisobanuye ko yazimiye burundu. Hanyuma reka tubaza dusubira inyuma ko mu gihe inkotanyi zarabicurikiranyaga aho kubanza absent cyangwa bakabaza all bose barabivanga reka turebe moto ni muntu ki dukurikiza amateka ye. Moto avuka ibi ndimo ndabivuga ndashaka umuntu witwa Rusine ababizi neza byibuka. Ndashaka abantu bitwaga ba Janvier baye babyibuka na Jean Marie abantu bitwaga ba Kibariga abantu bitaga ba Rwamwanja abo ndavuga abasirikare bibura babaye muri Gadikoyi. Ndashaka abantu bitwaga hari nundi witwaga Kabera boss kwitorangwa na papa kagufi cyane amazina yombi kanyitaga umwana wanjye kanyinisha. Abo bose baza uburyo yapfuye mubanga kubivuga kubera ubwoba ngo nabo batabahonda amafone. Ebi ndashaka umusirikare witwaga Maskio
yari umucika cumu cyangwa yari umunyarwanda uraho wacitse icumu wamini wari umuhutu cyangwa watigeze umwana wagiye mu inkotanyi wacitse amatutu yari insha gutwacitse gutwomitaga masikio. Ndashaka ibi bintu byose aho Kayongozi ari Kayongozi murefu sana wari muri Gabiro icyo gihe nawe abyibuka ibi bintu byarabaye. Ndashaka ko undi yari firi yitwaga Nkoma Yombi Steven Ajida chef. Ibi bintu Rugomboka abiziho aho uri hose urabizi. Ibi bintu ndashaka kumenyesha buri musirikare wese ndivuge mu mazina. Hazo buryo moto yakubiswe mu ifone mukabisibangira ngo muri za NCO zari ziraho ngaho icyo gihe. Aho harimo ba sergeant bose bari kigiye bari senior biri kuce ba niyo mugabo bajida niyo mugabo kandi ndagerageza kujya nkurura ayo mazina ko kihari. Uwitwaga Jida mugabo uvuye Burundi we yaje kugwa ku kiraro cyo muri Kongo cyitwa ngo cyariya baramurashe musore mwiza cyane. Ibi ndagira ngo umuntu witwa twitaga Nyamamare yitwaga Murenzi arabizi. Murenzi iri yitwaga ndari Murenzi Nyamamare. Umuntu witwa Mupenzi Anastase urabizi. Umuntu witwa Bizimana Emmanuel urabizi. Rutembya John urabizi. Witwa ndimo ndajyana nibuka abantu bamwe ba Bosco mwese marabizi basindera ibuye. Abo bose cya kiwodi cyose yaba ari mu bararaga hasi ku murongo hasi naba bari mu bararaga ko line yaba mugabo nake Godfrey marabizi. Uruhande rwararagamo ikiwodi cya abaganga mwese hariya marabizi abaganga bose babanye na cyagiye cyanuza cya Dr. Toga Kibondo murabizi mwese nabayimire muganga Emile ibintu murabizi uburyo moto yapfuyemo. Afande Nzaramba arabizi. Ako yari Nzaramba icyo gihera yari Nzaramba ngira ngo I think yari Nzaramba cyangwa hari wari commandant I think yari Justus cyangwa yari utwitaga Viengwe ngwe nindi twitaga ngwe niri naye amazina wa musaza. Ibi bintu izo regime zari icyo gihe deka twibikira mbasirikare batoya na Fande James ashobora kuba bizi muzehe murefu ashobora kuba yarumvishe ko na officier yotabyumvishe. Barwanya mugabo Frank barwanya mugabo Fred arabizi. Abantu bitu abo bose n'abasirikare Munyura aho uri hose uzi ibi bintu. Munyura byange bikundura bizi. Munyura urabizi. Na ba Mukama mwembi murabizi. Ba Mukama babiri murabizi. Ariya Mayesi yararaho ngaho arabizi neza yose. Harimo na TZ ibi bintu urabizi ko okuburyo mahemahe yapfuyemo. Mwese murabizi. Icyo ndimo ndibuka amazina yanyu abantu babizi. Keijuka uri mu rukiko. Keijuka uri mu mategeko aho ngaho mu rukiko rumushinja cyaha niba utari no mugenza cyaha urabizi mu rukiko rwa gisirikare. Keijuka urabizi. Ibi bintu urabizi. Yewe kugenda ukagera kuri Sensei Ngoga Joseph nawe arabizi. Gandika urabizi. Asase Uwimana Tadeo urabizi. Muzi neza ukuntu bishemo mahemahe. Umwana uvuka Kiramuruzi akaba yarijyaga kurera Uganda agiye ku modoka emuhaye lift yakoraga umuhanda Kigali Kagitumba muri za 80. Murabizi. Ndacyaza amazina yanyu arimo araza mu mutwe cyane. Karangwa Kizehe urabizi. Karangwa Kizehe yitwaga Jean Baptiste Erindi. Mundibuka instructors mwese mwari muhari icyo gihe. Agadikoyi nayivuze ho agahande gato ndaza kuvuga nyuma uwamwishe. Wari kiyongozi wa Gadikoyi wari OC Gadikoyi wasimamiye ngo bamusuzuguye akamwiki. Erasto TZ wowe Erasto TZ uzi urupfu rw'uwo mutipe man. Erasto waje kuba RCM badai akici gihe muri Gadikoyi. Uri Gadikoyi sergeant. Ubongira ngo niwe uri major niwe uri lieutenant colonel niba waratashye nimperuka bagufunzeho nawe.
Erasto urabizi neza 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 ibi bintu owitwa ndori mvuga wari yigeze no kubaho paymaster wa Gabiro ari private, yigeze no kubaho chief clerk ya record officer. Uwe Ndori urabizi neza neza ntubeshya abantu, ibintu urabizi yakugeragaho umwandika absent muri saving ibintu byinshi cyane. Iriya office mu office cyose kiriya cyose hasi hariya hari ngira ngo kapiteni wari warakitse intoki zino niwe wari uzi DC ibya dadi wanjye urupfu yapfuyemo akirengagiza kubivuga kuko bamwishe bose bari babizi. Buriya umuntu nabazaga ndi umwana nabonaga buri officer wese w'inkotanyi nkambaza nta muntu witwa Kabera Bosco wari uzi ngo nari muzi, ariko numvaga yanyuze za matimba aho ngaho tumuburira aho ngaho niba duye yaramutwaye muzimane akoshaho nuko bagendaga banjijisha. Nyuma umuntu umwe w'intwari wambwije ukuri ati so baramwisha mu kira matimba kimara kwicyaso nundi aza kubimbwe niwe biri nako bampa wino ndamenye urupfu rwa data. Moto uwamwishe no umuntu witwa Protaz Muhizi w'umushingwe musaza wa Apofia bashinzwe guteka. Apofia ni utekera RDF yose, niwo kuri amagiko batekera haba Kanombe hari abateka ibiryo biri aho ngaho bakajya muri level ya kabiri bagatekera abasirikare ko leta majoro, none hagatekera na senior officers mess, ubundi agatekera mu birori byose bya gisirikare. Uwo musaza we witwa Ruhumbu Muhizi Protaz aka Muhizi na musirikare wamuhamagaraga cyangwa mu gitondo ngo ahamagare kuri Romeo ku Cyombo ngo bamwitabe ngo yabaga atera umwaka mubi cyane. Muhizi ni nawe w'imubutsi. Muhizi yaragiye akora operation yiyongoje avuye muri Gadiko yumvishe ngo mu gihe cy'abakengezi ngo Nyagatare ngo hari abatipe batemye tagisingo batematemamo abantu bangahe gutyo bararwana. Muhizi aragenda akora operation Nyagatare ayikora Rwemiyaga, ayikora za Gasinga, ayikora Musheri, ayikora ahantu hose mbese kugenda kumanuka mbese akarere ka Nyagatare kose aragacucura yica abahutu. Buri muhutu wese mu kiga wari waje guhinga gukura imitete gukora za bush clearing Muhizi abica mu minsi 2 ajyanye Gadiko yi. Muhizi waza kumufunga imyaka 2 niba atari 3, ariko bongeye baramurekura di kwaro kumuhisha kugira ngo bamushire iyo case ko yafunzwe. Bahita aho kwirukanwa Muhizi bahise bamujyana kuyobora prison, aba askari magereza ayobora ikitwa Mageragere. Uwo niwo Muhizi Protaz mbabwira. Ruhumbo narakurebaga nkakurebamo kujojoba amaraso wisha abantu, ako none nago dushinja bari abahutu wisha, ariko byo uzabiryozwa nyuma kuko zaba hari umusazo ukomeye uri strong. Ubu ngubu byange bakunda ufite imyaka 60 gusa, nago rajya gusa nago rasaza uraho ngaho 60 na turagufite. Muhizi turashaka dusobanura ukuntu wishe kirikiri ukuntu wishe moto. Ibi bintu ndatashaka bivuga ushyira wishe moto abasirikare bose bakundaga moto na matiku yagiraga. Moto yavugaga ijambo ari uko avuganira abasirikare mu kumva ko afite mugomo, kandi yavuganiraga bose. Moto nubwo narinzwe ko avuga kiramuruza. Moto baje numvaga kuko hariya twumvaga nubwo narinze umuhutu n'umututsi nabimenye nyuma menya ngo abahutu abatutsi cyera twaje tuzi ko muhutu ari umuntu kwimye usanze inka yawe irimo kurisha mu rwurirwe akavayo no muhoro akayitema utwumvaga ari umuhutu. Niko twe tuza abahutu ariko ari bo bitwa abahutu. Ariko mu Rwanda magize nsanga abahutu n'abatutsi ibintu byaracitse. Banyereka intumbi zari Nyarubuye turimo kurwana aho ngaho tusanga abantu barimo gupfa, abatera imigeri Nyarubuye mu cyuzi abantu bapfuye dutambuka batubwira ngo ababishwe n'abahutu. Nareba nise mu giseke n'abahutu ngo barimo ngo akaba n'abahutu beza. Ntose bo bazaduhinuka bakadutema. Urumva kuba urimo umuntu uri umwana bakagushiramo umutima w'uko umuhutu ari we wica abantu akabaza. Noneho muri iyi minsi muri iyi myaka ngingahe itambutse nibwo tuwaje kumenya ko abatutsi bayoboye genocide
bica bayobora abahutu babaroha muri iryo curaburindi yagwiririye u Rwanda. Hanyuma rero Ruhumbu rwa nyina niko twamwitaga Ruhumbu rwa nyoko wishe Kirikiri ndamukunda naramukundaga Disney Media nawe ariko yarahubutse arasa umwana Oliver Innocent nabo baramufunga bamukatira burundu kugira ngo ubu ari ku murindi. Yari Kirikiri yanyigishije mu kosi, yari umwana mwiza cyane. Kirikiri nawa buriya bari abafande bose mubona bibirokoroko bigize ba Karampenge, nawe Kirikiri atashizemo ruboko, nawe atigeze akora akaranga. Abo bose twarabigishanyaga. Kirikira ko yari umujeni, Kirikiri yarafite siyasa ariko mwarimu kabisa, yarameze neza nkuko ubona moto yarameze. Sasa Kirikiri nawe umugore aza gupfa afite za stress z'umugore uko yapfuye, bamuhamagaza ku kazi ngo umwana wawe ngo akana kumuturanye kagahunga imyaka 20 kamuteye inda, atenda karasa arahubuka. Noneho uya ngo agiye kurasa kariya kana, ahubwo asanga kandi kare kamaze gusohoka gati mu rugo, ati we ati no umuhungu amutongera ati ngakariya ngakora urakabona kagiye gusohoka aho ngaho, ati ni gute ushobora gutinyuka gatera umwana wanjye nda kandi ari we nsigaranye. Akana kavaye kumurwanyisha ngo je se agakubita urushyi kavaye kamufata mu mashati, kamufashe mu mashati. Kirikiri nk'umusaza gwa hirya agwa yegura imbunda, arakarasa kagwa karambarara aho ngaho. Abagiye gusuzuma basanga atari ko kamuteye inda, ahubwo wakateye inda kayisigana hunga. Kirikiri baramufata baramufunga bamukatira iyo myaka yose. Niyo sinzi impamvu arimo kugenda agaruka mu matwi yanjye cyangwa sinzi. Anyway, moto aricwa, baratujijisha ngo yagize gute, yaradeserting, yaratorotse. Bamuzuriza desertion form aburirwa irengera. Ariko twaze nyuma yaho ibyo bitaraba, twarimo dukora mucaka yo kujya muri New Camp, tukazenguruka ariya mu Karumpu, umuhanda waturukaga Nuza za Senene n'umuhanda uturuka za Rwatana Mahabo bihurira hariya n'umuhanda ukomeza muri New Camp hano bayikiraga abantu. Noneho tugaruka gutya dusanga impyisi zataburiye umuntu murambo wa moto n'inkweto ze, bamushinguranye inkweto abaginga. Moto kumbe tureba imyenda turaba iyi myenda kwase ni ya moto izi nkweto hano kahuzi urusazi rwinshi, tubona imyambaro tubona moto aho viongozi batavuga ngo baratugeuza speed turuka mucaka dusubira mu kigo, baravuga tubisho uri zatinyuka akavuga ibi bintu ore wako nyinyi ndio wewe ndio shido takufa. Ngira ngo baragiye bafata amakuru tu anako yahabaga abantu bashinzwe kwica. Moto yishwe nabo yakoranye nabo, yishwe nabo yahaye imbaraga, yishwe yapfuye nkoko Kavungure yishe umuntu witwa Ruzindana. Ikiganiro cya moto nagira ngo tugisoreza ahangaha, ari nako mbasezeranya ko very soon ndabazanira inkuru ya Fande Alex Ruzindana Major Alex Ruzindana wishwe n'inshuti ye imugambaniye ikamunogonora ikamwikira mu ishyamba ryo muri Nyungwe, ariko nituzi exactly nihe yamwikiye. Iyi ndirimbo ni ya Ruzindana Alex Major. Igihanganye cyane umutarivana umunyiginya umugunga Major Alex Ruzindana. Urupfu rwawe rwabaye mwibanga, ariko wakwambuye ubuzima uwo imva ye iracyazamye. Rest in peace.
ntunyigane yabaye yuda nuko aramugenza yaragambanye kugeza amenya amaraso ye ndakwibuka muri enara no mu rugamba rwo kwibohora ntiwahatanzwe wakundaga abasirikare bose utarobanuye uwakudutwaye yaduteye inima ku mutima afande meja Alexis Zindana rest in peace afande meja Alexis Zindana rest in peace. Ako karo kugira ngo kabasogongezeho gato cyane ariko indirimbo tuzayiuploadinga very soon kugira ngo ibashe kuba yaguma itambuka isirikira ahantu hose. Alex Ruzindana nawe yarishwe, tuzababwira ibigwi bye ndetse nuko yishwe. Inshuti rero zakadasohoka tubifurije kugira ngo muryoherwe n'ibiganiro bya Sergeant Robert Truth. Iyi ni channel mwashiriwe kugira ngo tujye dukubita ikinyoma tugikubitire ahakubuye. Ufite story yose, the true story urayizana tukayivuga neza uko yakabaye ariko tubanje kuyisesengura. Ndashobora kuvuga ikintu kubera mu nyangire nangwa gucekeranya ugasanga ukotoye abantu bakakubona imboga mu menyo. Turaza kuza kukiganira ku nshuro ya kabiri tuvuga kuri moto tuzamushakira ubutabera nawe ariko tubiva noneho imizingo n'amazina y'iyombi n'ababyeyi be yavukikira mu ruzi bakaza kumuhotera agapfa. Asante sana.